Hirya no hino dukomeza kumva inkuru zitandukanye z'abakozi bakunda kwiba abana bo mu rugo, yewe ba nyirabuja baba babasigiye ngo barerere cyangwa babafashe. Bamwe mu bakozi bo mu rugo bagira ingeso nk'izi ngizi zo kwiba abana, kandi bakabiba ba nyirabuja ari uko bagiye ku kazi baba basigiye. Bakunda kubikora mu masaha yo mu masaa yine, yewe hari ababakubita bakabavuna imigongo. Ushobora kwibaza ngo uyu mukozi we yakoze iki, ndetse yakoze iki uyu mwana, dore yuko uyu mwana yahohoteye afite amezi agera kuri 3. Urumva ko uru ruhinja rwari ruto cyane, yewe akaba yibikoranye ubugome bwinshi cyane. Ushobora kwibaza ngo niki cyabiteye, cyangwa se nikiba cyatumye akora intandaro nk'iyi ngiyi. Yewe bamwe mu banyirabuja cyangwa se abamama abapapa bafite ingo zitandukanye bakunda kwifashisha abana b'abakozi kugira ngo imirimo yabo nayo igende neza, kuko ntabwo byuka mu gitondo ugenda ngo ubone n'ukuntu warera abana bawe, wishura inzu ndetse ubarihire n'amashuri ntabwo byakunda. Niyo mpamvu aka kantu kajemo ko gukoresha umukozi wo mu rugo akagufasha imirimo yose yo mu rugo, ugasanga ibintu byose biri ku murongo, nawe ugahita ufata umwanzuro wo kumuhemba kubera ko yagufashije buri kimwe cyose. Ujye kukugezaho inkuru y'amahano y'umukozi waje guhohotera umwana w'amezi 3. Banyitabiriye hanze kabiri, nguhaye ikaze udutera impungu kana kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, yewe nihaze n'akazugira ugakande. Uturere twakomeje kumvikanamo ibikorwa nk'ibi bigayitse by'abakozi bo mu rugo bakomeje gukora amahano nk'aya ngaya: Nyanza, Muhanga, aho bita Rusizi. Yewe abakozi baho sinzi ibintu bariye, inyama bariye bamara ubwoba, aho umwana w'umukozi wo mu rugo, umukobwa ujijutse uri mu kigero cyo kubyara nawe, yewe utangiye gufata izabukuru z'abamama, agafata umwanzuro wo kuba yakubita umwana nk'inguyu w'amezi matoya, uruhinja ruto. Ushobora kwibaza ngo aba yabikoze yatewe n'iki, kandi urugo nk'uru nguru usanga rukunda kuba nk'amahano nk'aya aba ari urugo rwifashije. Yewe uyu mukozi wo mu rugo ugasanga nta n'icyo yabuze, ahubwo benshi bakunda kubatunga agatoki kaho abakozi bo mu rugo baba babonye umurengwe mwinshi cyane bitewe n'ukuntu ba nyirabuja baba bizeye cyane, yewe babafashe nk'abana babo, ntacyo barya ngo babasigire, ahubwo basanyira ku meza. Abakozi bo mu rugo nubwo atari bose, ariko ngo umuntu umwe gatukisha bose. Iyo bakoze ibikorwa nk'ibi ngibi, utuzi twabo bagakwiye guhabwa tugenda tugabanyuka, kuko benshi mu bamama cyangwa ingo zitandukanye zagiye zifatira imyanzuro zo kuba zareka abakozi, bakavuga ati reka twirerere abana bacu, kundi tutirerera abana bacu tuzajya imisaruro ari mikeya cyane. Ese ufashe umwana w'amezi 3 wakubita he? Kandi nawe umbwira ahantu wafata kuzi ko aba ari uruhinja rutoya, yewe rukiri uruhinja koko, ariko abantu ntibagena umutima. Mu by'ukuri benshi mu mibare itandukanye y'abantu bagiye bakora akazi gatandukanye bubatse ingo, ariko bakaba bafite abana mu rugo cyangwa se imiryango, cyane cyane nk'ingo zifite abana bagera kuva ku mwana umwe kugera ku bana 3. Urumva ko atashobora gukora akazi ndetse ngo aze arere n'abo bana, yewe hari n'uko umubyeyi aba akurikirana umwana ku wundi, ndetse ari uburyo bwo kuvuga ngo barerere rimwe. Urumva kubaho rero nta mukozi ntabwo byakunda, ariko gufata umwanzuro ngo ntunga umukozi amfasha abana banjye, byansanga yabuhagiye, yabatekeye, yabahaye amata ndetse yanabasinzirije. Hari nuko abamama bava mu gitondo nka saa 11 zo mu rugo, akongera kugaruka izindi saa 11. Ibaze wasize umwana wawe ndetse ugasanga yahohotewe bingana gutya, kandi waruze ngo umwana wamusigiye umukozi umwizeye cyane, musangira nk'uko ukura mu kabari buri kimwe cyose, amata. Yewe ntiwababara? Niba uri umumama ukaba uri kunyumva, uraba amaso. Burya umukire aba akeneye umukene, ndetse n'umukene aba akeneye umukire. Rero
umubyeyi wabyaye aba akeneye umukozi wo mu rugo, cyane cyane n'umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu ukigimbuka kandi adafite aho gukora, nta porofesiyoneri afite, nta perime, nta mashuri afite yuzuye, yewe cyangwa se bamwe mu bana b'abakobwa cyangwa abana b'abahungu bajya gukora akazi ko mu rugo bitewe n'ubuzima bubi buri mu rugo iwabo, cyane cyane nko mu ntara, mu cyaro. Kuko byagutangaza kubona umwana wa kavukire uvuka UG i Kigali ajya gukora akazi ko mu rugo, ni bake cyane. Koze n'imibare myinshi cyane waza gusanga ari abantu bo mu cyaro ari bakunda gukora akazi ko mu rugo, yewe bitewe n'imiryango baba bavukiyemo. Hari no kuvuka mu rugo ugasanga muri abana benshi kandi ugasanga abize ni bakeya, ugasanga wenda n'ababyeyi banyu ntibigeze bagera mu ishuri, yewe na rya shuri ryitwa Saraye nta n'umubyeyi n'umwe wigeze urikandagiramo. Ibyo bikaba byatuma ufata umwanzuro wo gukora akazi ko mu rugo. Ariko gukora akazi ko mu rugo si cyo kibazo, kuko bamwe mu bantu bava mu bihugu bitandukanye ndetse bakajya mu bihugu by'abaturanyi biri hafi yacu, cyane cyane muri Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye, uba usanga mu tuzi bakora kandi tuba duciriritse. Hari aboza abakecuru bakuze cyangwa abasaza abakora imirimo yo mu rugo, yewe kandi ugasanga bahembwa agatubutse, aribo bita abadesipora bamwe batandukanye. Simvuze bose ariko bamwe na bamwe usanga utuzi bakora ari uduciriritse, twa tundi twita ngo ni kazi ko mu rugo twinaha, iriya tuba dukomeye cyane kuko nibo baza mu bihugu byacu ugasanga bari kubaka ama etaje, yewe ugasanga ni abakire ariko ukaba utazi ikintu bakora. Bivuge ngo hari abazi agaciro k'akazi ko mu rugo, kuko akazi ko mu rugo iyo ukitayeho ukagaha agaciro ukagakora neza kagufasha bimwe mu buzima bwawe bwa buri munsi, gatuma utangara, utaba inzererezi, utarusha leta. Yewe twakora iki ngo tubeho? Nubwo dufata akazi ko mu rugo tukagapinga dukumva ko ari akazi gasebanyije, ariko gatunze abana benshi bagakwiye kuba bari kuzerera mu mihanda. Yewe ubu ngubu bamwe bakaba bibeshejeho bazi kwigurira imyenda, yewe hari abakora aka kazi ko mu rugo ndetse bakaba batunze n'imiryango yabo, yewe kandi bakaba bahembwa amafaranga menshi cyane, dore yuko ubu ngubu akazi ko mu rugo kamaze guhabwa agaciro kenshi cyane. Ubu ngubu umukozi wo mu rugo akaba ageze ku mafaranga y'amanyarwanda 50,000 kuzamura kugeza ku 100,000. Ako ni akazi kabi? Ayo muhangaho umukozi wo mu rugo nyirabuja yigeze kumusigira umwana ndetse amera nk'agiye ku kazi, ariko umutenga akaba yaratindaga gutaha cyane. Gusa uyu mwana kubera ukuntu yari ari mutoya ngo yakundaga kwiriza cyane, yewe nibyo byavuyemo inana yo gukubitwa, ese agakubitwa mu mugongo cyane. Kandi uyu mwana ngo ari mutoya cyane, yewe ari wo mwana ukwiye kugira impuhwe, ahubwo ari wo mwana ukwiye kwitwabwaho. Ariko sinzi bamwe mu bakozi ibintu baba bari gutekereza. Umwana nk'uyu nguyu reka mbagira inama, niba uzi kubona akazi utagashoboye, yewe ubona ari akazi kenshi, irinde kwangiriza ibyo wasanze, kubera ko numara kubyangiriza ushobora kubihanirwa ndetse ukahabwa akato, kuko ngo uzicisha inkoni nawe zicishwa inkoni, uzicishwa ibuye nazishisha ibuye. Bivuge ngo igihano cyawe ujye ukora amakosa nk'aya ngaya kiba kigutegereje. Gusa uyu mwana w'umukobwa akimara gukora amahano ngo ahise atoroka ndetse aburirwa irengerewe, yewe iminsi y'igisambo ni 40, Imana ikongeje ikakongezaho ngo ikaba 41, nufatwa bazagukanda. Bamwe mu basitari bakomeye cyane, yewe muzi kandi mwubaha buri munsi mupfukamira cyangwa mwubaha, batunze abakozi bo mu rugo. Yewe mufite n'umusitari muri iki gihugu cyacu witwa Joyeuse, kandi nawe ako kazi yaragakoze, mwabonye amahirwe yakagiriyemo. Yewe niba uri umukozi ukaba uri kunyumva,
kandi ukaba ukora aka kazi kubahe kuko kakugeza kuri byinshi gatuma witeza imbere. Ariko iyo wirinda amahano nk'aya ngaya, umwana utagiriye ku gise, utazi imvunane, utazi ingorane zayo, utatwise amazi amezi 9, uririnde kumukoraho kubwo ngo ukubita imbwa ngo abashaka sebuja. Nuko bagira inama, njye niko nsoza. Niyo mpamvu banyitabiriye hanze kabiri. Nkomeza gushima aho wakoze subscribe, niba utayikoze yikore, kuko niba utakoze subscribe ngo kandi no kunzogera, ikiganiro cy'uruta ntabwo uzajya ukibona, kandi urumva ko ibintu byagenze neza, ubu turi mu muryo w'iterambere. Mwakoze mwe twabanye, Imana ibamere umugisha.